n'amakuru ababaje kandi ateye agahinda yumvikanye aka kanya abereye hariya mu karere ka Gatsibo. Ni ukuri birababaje kandi biteye n'agahinda n'umubabaro mana y'isi n'ijuru. Ibibereye muri kano karere biteye agahinda n'umubabaro. Mbese ibyo byaba ari ibiki kuko birimo biragenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abatuye akarere ka Gatsibo ndetse n'abagenderera kano karere ka Gatsibo. Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero dutangire n'iyi nkuru yacu y'akababaro kandi iteye agahinda, ibereye mu mudugudu wa Rukungu, ni mu kagari ka Gatembwa, mu murenge wa Kiziguro, ni mu karere ka Gatsibo. Niho rero iyi nkuru yagiye ibabaza abantu benshi cyane, yabereye y'umusore witwa Irene wapfuye nabi ubwo yari hejuru y'imodoka, noneho agahanuka akahita yikubita. Ni ibintu bibabaje cyane kuko ngo ari umusore w'imyaka 21, niko twabyumvaga. Abantu baraza bamaze kuhagera, abayobozi barahagera, bamaze kuhagera ubwo niko bahise bafata bareba uko byagenze, bafata umurambo bawujyana kwa muganga. Nuko byatubereye ahangaha nta marorera, ni ikibazo gikomeye cyane kuko uyu muhanda usanzwe ugendwamo imodoka nyinshi zitwara imicanga, zitwara ibyatsi by'inka, zitwara ibyatsi byo gusasiza urutoki. Uyu muhanda usanzwe ugenda, ariko ibyabaye ku itariki esheshatu, ku itariki 6 hafi saa 2 saa 3 byo ni amarorera. Byari mu gitondo cyane kuko ndanahegereye, urabona hano hepfo ahangaha niho nkorera, haruguru yaho nawe ni umuturanyi, nawe turi kumwe nawe ni umuturanyi hariya hirya. Urumva natwe byaradutunguye cyane kuko umuntu yikubise hasi, ntiyasambye ntiyatatse, gusa twabonye amaraso ava, umwuka washizemo. Nuko murakoze rwose. Yamwishe nabi, imodoka yica nabi. Ariko mu by'ukuri nyine iyo umunsi wageze wageze, burya umubiri dufite ni ubusa, wangirika akanya gato ubuzima bugakomeza. Ntabwo yamugonze kuko imodoka yari hejuru, yicaye hejuru y'ibyatsi. Noneho kuko imodoka ubwo yari irimo abantu babiri, umushoferi n'uwabipakiye, we yicara hejuru kuko n'uwayitwaye ni umushoferi wayitwaraga, ahubwo uwo yayihaye yaramurobeshaga mbega. Urumva rero ubwo ahageze muri ako kari inyuma ku gakuku mwabonye, ageze umupine w'inyuma ukubita k'inyuma, umupine w'imbere urambuka kugera muri aka gakuku, niko undi wese yiterura yikubita hasi. Amaze kwikubita hasi kuko ariko imodoka yari ifite akandi kuma imbere hejuru kuri karikarisori y'imbere kuri kabine, yikubiseho. Amaze kwikubitaho arataruka yikubita ahangaha kuri uyu mukuku, agwa acuramye. Ariko mu by'ukuri urumva byaradutangaje cyane. Umuntu ntiyasambye ntiyatatse, gusa umwuka washishiramo. Turiyakira, baraperereza, ubwo inzego z'umutekano ziraza, abayobozi baraza, barakorana, bareba ibyabaye ahangaha, birarangira, mutwara kwa muganga. Nuko natwe kugeza isaha ntago twari tuzi gaturuka hehe, nk'abantu byari bibereye mu mudugudu. Mu by'ukuri ntago byari bikwiriye kuba aha hantu habera impanuka, kuko hanyura imodoka ziremereye, ari izitunda imicanga, zevepfiye, nk'uko umwana abivuze, ari izitunda ibitoki zirahaca. Nta mpanuka yari akahabereye twavuga ngo wenda ikomeye cyane, kereka wenda imvura yaguye nibwo zitahaca, nabwo nta ishobora kuhaca imvura yaguye. Ariko mu by'ukuri umuhanda wacu wagendwaga
Yamurinze Gerard ni umuyobozi w'uyu mudugudu wa Rukungu, nawe nyine ari mu bemeje iby'aya makuru ababaje kandi ateye agahinda yabereye muri uyu mudugudu. Umva agahinda n'umubabaro kw'ibyabereye ahangaha byatangajwe n'uyu muyobozi w'umudugudu. Murakoze, ni Yamurinze Gerard, nkaba nyoboye umudugudu wa Rukungu nk'uko mubibona. Byari mu masaha nka saa moya n'igice za mu gitondo nibwo nahamagawe n'abaturage banjye, bambwira ko hari impanuka ibereye mu mudugudu wanjye. Bambwira ko hari umutandiboyi, ngewe nta nubwo nari nzi ko ari umushoferi, twabimenye ari uko tugezeyo. Bambwira ko hari umutandiboyi uguye uhanutse hejuru y'imodoka agahita apfa. Nanjye nahise nza niruka nsanga aho imodoka yakoreye impanuka koko umuntu yamaze gushiramo umwuka, kuko yikubise hasi ahita turi ku mutwe, amaraso ava ari menshi, umwuka uhita ushiramo. Gusa twihutiye nk'inzego z'ibanze, mudugudu wa Bishenyi hariya Munyaburanga, niwe wantanze kuhagera. Nasanze yahageze, hanyuma nsanga yamaze guhamagara polisi, ubwo natwe duhita duhamagara izindi nzego dukorana nk'ubuyobozi bw'akagari ndetse na komanda wa daso ku rwego rw'umurenge. Twaravuganye kugira ngo dute dutabaza vuba byihuse, hanyuma badutabare. Ntabwo byatinze rero, ubuyobozi bwahise buhagera, polisi yaraje, hanyuma n'inzego za RIB ziraza, basanga koko ibintu byamaze kuba, umuntu yamaze gushiramo umwuka, ndetse n'imiryango ye yarahageze, bazana n'imodoka yo kumutwaramo izanye n'umuryango we, hanyuma inzego zibishinzwe zirabikurikirana, umuntu baramutwara. Dukurikije uko twabibonye, niyo mpamvu impanuka yabaye, kuko urebye ahantu yari yicaye hejuru kuri kabine, urabona tandiboyi niwe wari utwaye, umushoferi urebye niba ari umunaniro niba ari iki sinzi, we yiyicariye hejuru. Hanyuma bageze aho hantu, kuko hari harimo akantu k'akanogo, urebye imodoka yabaye nk'iyika, hanyuma ahita hanuka aragwa. Ariko amakuru abenshi baduhaye nk'abari bahari, nk'abaturage bari bari hafi aho, amakuru baduhaye nuko yagerageje gusimbuka, hanyuma asimbutse ahita abanza umutwe hasi, hanyuma nibwo guhita umutwe uturika nyine ahita hasiga ubuzima. Nk'uko abaturage babitubwiye rero, nanjye nahageze mbaza ngo wari utwaye ari hehe, kuko niba twihutiraga kureba ngo tumenye neza niba hari n'icyo banapfaga, wenda yaba ari nk'akagambane bamukoreye kugira ngo twifatire amakuru. Ariko nasanze yamaze kugenda, we yahise arwana no gucika aragenda, twasanze yagiye. Gusa nyine abari bahari ni bamwe mu bo bari bicaranye na shoferi n'uwo tandiboyi wari utwaye imbere mu modoka. Abagabo babiri bari bari kumwe, nabo baduhaye amakuru yose yuko yagerageje nyine gusimbuka kugira ngo agwe hasi, agahita abanza umutwe hasi. Batandukanye bose batuye muri uyu mudugudu, bose nyine bagendaga bagaruka kubura ubuzima k'uyu musore witwaga Irene, bavuga ko yapfuye nabi ubwo nyine yarahanutse ku modoka. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza abantu bose bari bazi uyu musore, ndetse n'abantu bose babonye ibi byose biba. Byinshi rero tuzagenda tumenya byerekeranye n'iyi nkuru, tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo murimo byose bigiye bitandukanye.